Nshuti bakunzi ba Sky Empire TV show, uyu ni The King. Ubwo twaherukanye mu nkuru zigiye zitandukanye, tukaba tugiye kubagezaho inkuru y'umusore John. Uyu Yohana yari umusore mwiza witonda, akaba umusore ukundwa n'abantu benshi, ndetse akaba umusore wisanzura kuri buri muntu wese. Ariko Yohana akaba ari umusore wakuriye mu muryango wari ukennye. Yohana yakuze inzozi ze ari ukuzakura cyane, akaba umukire mu gace k'iwabo ndetse no mu gihugu. Uko iminsi yagiye yicuma, uyu Yohana yagiye mu ishuri, akaba umusore watsindaga neza. Imyaka yaragiye irikubita, Yohana ariga, ndetse ntabwo byari kugutungura ko Yohana yari umuhanga cyane mu ishuri. Akaba ari umusore watractingwaga n'abantu cyangwa wakundwaga n'abantu cyane, ariko akaba umusore kandi nanone ukunda kuganira, ugira ubwuzu, yuzuzanya n'abantu bose. Yohana uyu yaje guhura n'umukobwa, na mukobwa akaba umukobwa wo mu bakire. Uyu mukobwa yitwaga Penina. Penina uyu yari umukobwa w'igikundiro cyane. Yohana yaje kwiyemeza gutereta n'umukobwa. Akimubona bwa mbere yaguye mu kantu, yibaza niba ari umukobwa cyangwa niba ari umumarayika. Yohana yaje gufata umwanzuro, nta muntu abajije. Wibuke, Yohana yari umwana w'umukene, ariko akaba umwana w'umuhanga mu ishuri ndetse no mu kigo cyose bavugaga Yohana. Kugeza ubwo Yohana yari Yohana mu kigo, uyu mukobwa yageze mu kigo. Kubera ukuntu Yohana bamuvugaga, yumva ashatse kubona Yohana. Yohana nawe akibona n'umukobwa, umukobwa yaje amusatira ati, bite? Amazina yanjye nitwa Penina. Wowe? Ati, nanjye nitwa Yohana. Ati, Yohana, sanzwe nkuzi, abantu barakuvugavuga. Yohana nawe ati, uravugisha ukuri? Umukobwa ati, cyane. Ati, rwose numvishe bavuga Yohana cyane, nifuza kumenya Yohana uwo ari we. Ati, none ndabona Yohana bavugaga koko ari we Yohana mbona imbere yanjye. Umusore ati, ati, ni njyewe rwose bavugaga. Ati, ariko uri umuhanga cyane, abantu barakuvugaga cyane. Ari Penina. Yohana ati, abantu baravuga, jya ubareka bivugire. Gusa Yohana wibuke yari yakunze umukobwa cyane, gusa amaso Yohana yo yahozaga ku mukobwa. Umukobwa ati, ariko Yohana, ntago wandekura? Umusore ati, rwose ndacyagufashe. Ati, hangane rwose. Yohana wari umunsi wa mbere yarabonanye na Penina, yaragiye, gusa ibitekerezo, ubwenge byari kuri Penina. Umukobwa we yarigendeye nk'ibisanzwe. Wibuke, Yohana yatashye iwabo mu bakene, aho kurya byari bigoranye. Papa we kugira babone ibyo kurya yakoraga ahantu hose hashoboka kugira ngo babone ibyo kurya. Ikiyede, gutema ibiti, ndetse n'akandi kazi k'imbaraga. Byamusabye imbaraga zigoranye cyane kugira ngo abashe kwishyurira Yohana. Yohana nawe yakoraga cyane kugira ngo azakure umuryango we muri ubwo bucakara, muri uwo muruho. Nyuma y'igihe kinini, Yohana yakomeje kumenyana na Penina, gusa Penina yamwishe ko ari umwana w'umukire. Yohana yaje gukunda Penina cyane, amwimariramo. Iminsi yaragiye iricuma, barakundana, urukundo rwabo rurakura. Nuko bageze mu mwaka wa 6, Yohana yaragiye. Ubwo bari bagiye
muri kaminuza. Umukobwa nawe asezera kuri Yohana ati Yohana tuzongera kubonana, ati rwose simbizi, sinzi igihe tuzongera kubonanira. Yohana nuko yatandukanye na Penina, gusa Yohana akaba yari umusore ukunda cyane Penina ndetse ufite umutima wuzuye urukundo. Wibuke umukobwa nawe gusa ntiyerekaga Yohana ibyiyumviro bye cyangwa se uko yiyumva cyane, mu rwego rwo kugira ngo Yohana atazahura n'ikibazo. Ibyo ngibyo byaratinze birashira, baratandukana. Imyaka yaragiye iricuma, irahita n'indi irataha. Turabona umusore muto utembera ku muhanda w'imyaka 35 kuri 30. Mu kwitegereza neza ni Yohana. Yohana aragenda ku muhanda, ni umusore ufite ibitabo, arihuta cyane, arasiganwa. Ageze mu biro ati rwose mumbabarire nari natinze kubera umuhanda wari wagiyemo wari urimo ibintu byinshi. Muri make nyine hari harimo amburiyaje nyinshi niyo mpamvu nyine bisa naho nakererewe, ariko nizere ko ntabangamye abe na gato. Gira vuba uzana ibyangombwa, ubundi wari watinze ariko nta kundi. Yohana yazanye ibyangombwa abyereka wari ushinzwe kubakira, ariko uwo muntu yakomeje kwitegereza Yohana, aramwitegereza cyane. Yohana ati kubera icyo unyitegereza? Hari ahantu waba unzi? Ati birasa naho naba nkuzi. Yohana ataramwibwira ati nturi Yohana wari umuhanga cyane tukiga muri segonderi? Ko ntari kukumenya wowe urinde? Undi ati ntabwo wibuka Steve? Nawe uribagirwa rwose. Steve umwe wari inshuti yawe. Ni Steve umwe wari inshuti yawe wakundaga kukugira inama cyane. Ntiwibuka umbwira ati hari waba unyibuka? Ese kubw'amahirwe waba warahuye na wa mukobwa w'inshuti yawe? Yes, I mean Penina. Uriya se Penina nyine hashize imyaka myinshi twaraburanye, ubu ntabwo nzi ibyaherereyemo, ntabwo nzi yaherereye. Hashize igihe kinini cyane kuva twarangiza amashuri yisumbuye, ntabwo nongeye kumushirigera rwose, na nimero yiwe ntayo nibuka, ntayo mfite. Kubw'amahirwe se waba uzi ahantu yaba ari? Ubwo Yohana yasabye Penina, yasabye nimero za Penina. Ati ese ntazo mfite, ariko mfite inshuti yanjye hari yaba izifite kandi yabiza ahantu Penina akorera. Ati kubw'amahirwe rero ndakubonye, ndumva rwose mukumbuye cyane, ndumva nifuza rwose kongera kumubona. Ni umukobwa w'igikundiro rwose, yari yarantwaye umutima, niba nibuka neza, urabizi. Nta mpamvu yo kuvuga byinshi. Bakomeje batyo. Yohana ati bityo narinje gusaba akazi hano, none bikubitaniyeho nuko ari wowe masanze. Ati amadokima yawe aruzuye? Ati rwose